nubwo abantu banyirukanye kuri kamera uyu munsi ngomba kuvuga yego here abantu bari baravuze ngo sinzongeye kuguha ikiganiro ngo kuri kamera ngo urarambiranye ntabwo byakunda mbese nimba ndarambiranye niba barambonye ndira nzahora ndira ntabwo nzajya nza mu nzu yanjye urabizi ko nta bikoresho biba bihagije nyuma urebye ikintu cyari kimwe gifatika n'ubundi bagombaga kwiba ni matora niyo yonyine yari ifatika kuko matora yari yaraguze 120 ntabwo yari matora none yego Providence babizi ko yigaga njya no kumureba naguhamagaye nkubwira ibintu byamubaye harya byari byagenze gute mba na Providence yahuye n'ikibazo cyane yarabanjije ubwo yajyaga ku rusengero mu Irango ariko cyumweru yaratashye ageze mu rugo buracya ku wa mbere ajya ku ishuri bamutoye hasi yikubisa hasi imbere y'ikigo kugira ngo abantu batazajya bagira ngo ibintu ni puraka nubona n'umwanya tuzajya kuri icyo kigo abayobozi b'ikigo n'abarimu bamwigisha nibwo bamutoye hasi baragenda baramufata bamushyira nyine mu cyumba cy'abakobwa bamukuramo imyenda baramukarabya imyenda y'indi barayimesesha bamuzana ibindi arambara namusanze mu kigo bari kumusengera ababara mu mutwe gusa bakumva n'isereri iri kumukubita hasi nagezeyo nka saa 9 n'igice umwana turamujyana abarimu baramuherekeza turamutahana mu rugo kwa mukecuru kwa mama hanyuma tumaze kumugezayo umwana byagenze gute buracya ndongera ndataha hashize iminsi 3 mukecuru aramagata umwana agira akazi ati umwana ntabwo nzi ukuntu bimeze ndamubaza bimeze bite ati umwana noneho ari gushaka kumwubita nagiye kwihisha mu bigori nimba hari umwana wubaha ni Providence arubaha aritanga kandi aritonda ni umwana nabanye nawe igihe cyose mu bigunda hose mu binani nakomeje kubabwira ni umwana wankurikiranye kuva mu bwana bwe kugeza isaha ubona ngana kuriya nungurwa no kumva mama nawe ubwiwe mama barabanye igihe kinini cyane ari umwana ubafasha bakorana ibintu byose ariko nyuma y'icyo gihe cyose umwana aragiye kumva ngo yafashwe n'icyo kibazo noneho mama akajya no kumwihisha mu bigori mu bishyimbo umwana ati uri hehe ngo nkwereke gusa yaje ngo ababwira gusa ngo papa twahuye papa namubonye ariko papa nagiye kumusuhuza aranyihisha sinamubonye sinamenya ahantu yaciye ibyo byamubayeho yari yahuye na se bari bahuye ahagenda abwira nabo ati papa twahuriye ku rusengero ati ariko nagiye kujya kumusuhuza papa ntabwo nahise menya ahantu akira nahise mugura umwana rero nibwo mu gitondo yahuye n'icyo kibazo kiyo myuka mibi bite Helena wabonye undi mugabo bimeze gute nagushingiye ngewe yaramwe ngo urashaka kuvugisha ariko mubwira ariko nta telefone ufite wabonye telefone se nizera ko wamumungirira urabizi nta telefone mfite kare nkoresha akantu nakurabizi ko ari umuntu wakanije ni ukuri uwo mubyeyi ndamukunda simuzi sindanavugana nawe ariko ukimara kubimbwira nagize amashimwe mu nzu ndabyina ndishima nta kindi nkora musabira ku Mana gusa Imana izamuha uburambe ni ukuri icyo namubwira cyo nta kindi ni uko mukunda kandi ikindi namubwira akaboko arambura ntabwo Imana izigira ihina akaboko imuha imigisha ariko Imana indinda Imana yanyishije ya maguru na za ntoki ngosha nta na kimwe Imana yamaye umubiri narisigaye genda ni ukuri Imana ihumugisha aba bantu bose ariko hari undi muntu utari kwibuka hari undi muntu witwa Mahoro kuvugira nubwo imisonga igihari ariko ntabwo umuntu ahora ari iteka ryose hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka uyu munsi rero ngarutse kuri kamera ngende guseka nakuze kugira ngo umuntu ajya kugirira neza utanamuvugije bivuze ngo yumve ijwi ryawe unamushimira kandi kugira ngo no mu gihe nawe cy'amakubaye sintinya kubimubwira mu gihe cy'amakubaye kubera nanjye umutima mbyakirana n'amashimwe mfite muri gihe ajye yibutsa Imana abwire Imana ngo Mana ibuka Helena n'abana 6 bari kumwe nige nabashakiye aho kuba kandi Imana izajya yururuka ihite ihanagura ikintu cyari kimwitambitse imbere amen kandi ikindi Imana yo mu ijuru nizere ko atari dange genge yagiriye neza ndumva umuntu ukora ibyo bintu ntabwo ari genge n'abayagiriye neza Imana yo mu ijuru ntabwo izibagirwa imirimo akora imirimo azayisanga aho azahurira amen azayisanga imbere imirimo ari gukora imirimo myiza izajya imutambutsa ahantu abona atakwiye gutambuka izajya imwambutsa ikiraro kimwitambitse imbere bazajya bamutega uburoza butambuke kubera imirimo uzi ko no mubyeyi wakuguriye matera yigeze kumbwira ati ariko buriya nta kuntu mwazakora ikiganiro koko mukicara mugasabira Helena imyenda
arambwira ati ubu ngewe abantu tuziranye ati bambara imyenda isanzwe ati migufi ati Helena ntabwo yayambara ati nta kuntu mwazasabira Helena imyenda kandi reka habura hari akantu kamwe najyaga nkundira Daniel hari akantu kamwe nigize kumukundira wenda hari n'utundi ariko reka mvuga ko kantu kamwe Daniel yigize kumva uruhande rumwe rw'umuntu arambamba igiti gishobora gutemwa kigashibuka kikazana ibibabi by'ibitono birenze bya bintu cyari gifite mbere kikanera imbuto zirenze izo cyeze bwa mbere ntukaririre mu maso y'abanzi bawe muzikaruzi kugira ngo urire uhagararanye n'umuntu uri kukubamba uzi kugira ngo urire uhagararanye n'umuntu ukuroga kiriya gicucu burya ni ikigoyi ariko iyo uri guseka naje gusanga akantu ko guseka impamvu Imana yagashyizeho kanezeza imitima yacu kakatwongera n'igihe cyo kubaho kandi kariya kantu iyo uri gusekera umwanzi wawe nta nubwo amenya uko ubaye. Akariza TV show ni mu kiganiro byagenze gute. Nanone ndagusuje kandi nguhaye ikaze ho gukurikira inkuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Ni ukuri kw'Imana turabakunda cyane, tubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana. Abakunzi b'Akariza TV show aho muri hose turabakunda kandi turabashimiye cyane ku rukundo rwanyu mudahwema kutugaragariza. Nanone reka nshimire n'abantu bakurikira Akariza TV Plus. Imana y'amahoro ibaho umugisha, mwanyeretse urukundo, mwakoze subscribe, mwarabirebye. Ni ukuvuga ngo ibintu byose nkora rwose Imana ibaho umugisha kandi namwe muba mwabibonye. Turi mu kiganiro rero byagenze gute hano ku Kariza TV show ndetse no ku Kariza TV Plus. Turi kumwe na Helena nzakugwa inyuma zamura mikoro nzakugwa inyuma. Urabizi ko nkukunda, ni Imana yakunzaniye. Ndagukunda cyane rwose kandi nkunda n'umuryango wawe, niyo mpamvu rero nzakugwa inyuma. Turakwakiriye rero ahangaha ku Kariza TV show. Yego murakoze cyane, murakoze. Nange ntabwo naributse hano kuri kamera duherukana cyagiye banyiba. Ariko banza uhobera abantu bagukunda. Ndabahobeye cyane mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, abantu munkunda, abantu munkurikirana, abantu munyihanganisha, ni ukuri n'abantu mukunda Kariza ndabakunda cyane. Ndabahobeye mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Imana ishimwe kuri kumwenyura. Yewe ndi kumwenyura ndi kumwenyura cyane. Imana ishimwe kuri kumwenyura pe. Kumwenyura. Yego Helena rero ugashize ntabwo tugiye kuzana ibyahise cyangwa se ngo tubigarure. Ibyahise byarahise ndetse abantu barabizi. Twagiye dukora inkuru nyinshi. Helena muramuzi hano kuri kamera cyane, mwagiye muzi inkuru ze, ariko uyu munsi twicaranye ahangaha kuri kamera yambwiye ati nubwo abantu banyirukanye kuri kamera uyu munsi ngomba kuvuga. Yego Helena, abantu bari baravuze ngo sinzongeye kuguha ikiganiro kuri kamera ngo urarambiranye. Ntabwo byakunda. Mbese nimba ndarambiranye, niba barambonye ndira nzahora ndira, ntabwo nzaga nza no gushima. Si uko se? Nzaga nza no gushima. Naravuze ngo uyu munsi ushobora kuba urira ariko ejo bikazagenda neza cyane, bikagenda neza cyane. Umuririmbyi we yaravuze ngo ahari kurira ngo kwararira umuntu impundu zikavuga. Imana ishimwe ubwo utari kurira, nubwo hakiri imisonga. Nubwo imisonga siko numva ngiye kukuvugira. Nubwo imisonga igihari ariko ntabwo umuntu ahora ari iteka ryose. Hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Uyu munsi rero ngarutse kuri kamera ngiye ndi guseka. Amen. Shima n'Imana. Wenda tutarajya mu byinshi, nk'abantu batazi ikiganiro giheruka cya Helena uko byagenze, wabaciramo mu kiganiro uko byagenze, kubera yuko Helena duheruka uba za Bugesera. Utubwire ukuntu waje kugera hariya n'ukuntu wisanze muri kiriya kibazo bakwiba. Abashikana banze niba mu Bugesera nahavuye kubw'impamvu. Naganirije abantu kuri telefone bisanzwe ariko nanga kwitangaza. Ariko ababyibazaho ahanini Bugesera nahavuye kubwo umutekano wanjye kandi n'ikibazo cy'inzu yavaga.
imvura yaragwaga njye n'abana umuryango ufite murahuza ukaba ngombwa ko turara duhagaze urumva nawe naraguhamagaye inshuro zirenze 3 nkubwira icyo kibazo rero naje gufata umwanzuro njye wo guhita amava nawe ubwawe ntabwiye ko nahavuye n'amaze kuhava nageze aho njya kagiye ntabyo nari nzi ko wagiye ntabyo wari uzi ndaguhamagaye nkubwira gusa nkumenyesha ko nsigaye nibereye muri Kigali shima Imana rero nubwo ngubwo ni ugutwara mbese ubundi ndaruzi ko nagera no Kigali kubera Imana n'abantu bazi ngo nzahora ndira ngo bazi ngo ntibizahora ubabaye nzajya ndira uyu munsi ariko byose nseka kubera yuko Imana yacu ntabwo ibabaza umuntu itera oya igira n'igihe ikaza ikamukandakanda umuntu akabaho akishima agaseka yego nubwo buryo rero naje muri Kigali hanyuma naje kuguhamagara kumenyesha ko ndi muri Kigali nabwo banyibye natunguwe n'urugendo rwo gushaka ibyangombwa by'abana kugira ngo nyine babafotora uzi ko bamaze iminsi bari gukora igikorwa cyo gufotora n'ibintu by'amarangamuntu nta byangombwa rero by'amavuko by'abana nari ifite njya kubishaka rero mu ntara mageze nibwo mu gitondo bahamagaye bambwira ngo urugi baruciye banyibye matara nibwo twahuriraga harabura wabikurikiranaga nanjye ariko ntihagera bamamagaye babonye ko tuhasanga abantu benshi ndetse n'abayobozi byageze no kuri polisi ariko nyine shima Imana ko ikindinze Imana ishimwe hanyuma se ibintu byawe byaje kugenda gute matora yarabuze burundu matora yarabuze rwose gusa nyine kare muri ibi bihe turimo muri urugendo turimo ntabwo abantu bumva ibintu kimwe abenshi bazi ngo umuntu ajya kuri kamera ari kweka mutwe abandi bakaba bazi ngo kuba ari ukwishakira indamu hari n'abandutse ngo ni puranka bamenyere ko ngo ari puranka ariko noneho warahigereye urabyibonera kandi bambwira ko ngufasha gukora puranka ubwo noneho na polisi isigaye bifasha kuyikora n'ubuyobozi bw'umudugudu n'akagari busigaye bubifasha gusa ibyo ntibikakubabaza nugira Imana ukabona ntabwo umuntu yangwa na bose no mu muryango uvukana n'abantu hakaba ari igihe wowe ucibwa mu muryango kandi warose ibere rimwe n'iby'abandi mwavukanye ukibaza impamvu bikakuyobera cyangwa ukavukana n'abantu bakabaho neza ariko ukajya uhora mu rugamba ndetse bakanakwita ko uri ikigoryi cyangwa se uri injiji batanakuzi batanakubyaye ntabwo rero wababazwa n'abantu batandukanye ngo babonye ngo wavuze ngo byagenze gutya ngo byagenze gutya byanga byakunda ntihazaburamo umwe Imana yagiriye neza cyangwa se waciye mu nzira nawe neza uri kunyuramo uzamenya gukora kw'Imana cyangwa se uzamenya uko abantu bateye abantu duteye bitandukanye abantu ntabwo duteye kimwe hari abagira umutima wo kumva ikintu ndetse aho kugira ngo bagiteho komantere batazi bakabanza bakanacimba bagahamagara nyir'ubwite kuko bakamubaza ukuri aho kugira ngo ujye kuri kamera uvuge umuntu ngo wari gutera ngo puraka niba ari puraka ngo bari kubeshya shakisha uburyo bwose ugera kuri wa muntu umenye kuko niba ari kubeshya wifatira amakuru nyirizina kuko biriya bintu tuvuga cyangwa na biriya bintu bakora ntabwo mbibifurije ariko nabo bibagezeho nibwo bamenya ko puraka zibaho yewe ntabwo nzajya kuri kamera nkora puraka baranyibye iyo matora n'umubyeyi wayihuriye arayizi nubwo yajya kuri kamera yavuga ati iyo matora nari narayiguze n'ubu izi saha niyo nayisanga ahantu hari ikimenyetso ifite nahita nyimenya keretse usanze barayihinduye undi mwenda nahita nyimenya ni matera yonyine bajyanye se ni matora bajyanye ibindi bikoresho wa mubyeyi nyir'inzu yahise abitangatanga arabifata hari igitenge yafatiye hanze bagicyatakaye bazi ko bakijyanye yarabifashe yari yabibitse wabonye ko tubisohora mu nzu ariko yabishyize ariko moto yasanze bayijyanye ko ubwo mperuka mu nzu yawe nasanze nta kintu kirimo nta kintu cyari kirimo kubera yuko imyenda wari uzi ko byibwe njyewe nari nzi ko byibwe byarangiye kandi wabonye ko twasanze na nyir'inzu ari kurira avuga ati Helena bamwibye ibintu byose babimaze kujya mu nzu tubona nta kintu kirimo ariko kugeza izi saha njyewe nashimye Imana yo mu ijuru nashimye Imana yo mu ijuru uhoraho uriya mubyeyi yahagereye igihe nyir'inzu niwe wahise ufata udukoresho twari dusigaye aratubika ubundi mu nzu yanjye urabizi ko nta bikoresho biba bihagije nyuma urebye ikintu cyari kirimo gifatika n'ubundi bagombaga kwiba ni matora niyo yonyine yari irimo ifatika kuko matora ye yaraguze mu 120 ntabwo yari matora ntoya yego yari matora nini yari matora nini niyo rero baje babaye bibandaho kandi urabizi ko noneho ari nayo nari mfite naryamanagaho n'abana 6 bose nari mfite
twayiryamagaho tukayikugaba nk'uko bamwe bitambikaga abandi bakareba hirya abandi bakareba hino ariko twayiryamagaho bugacya urumva rero ko ari ikintu gikomeye mu buzima bwanjye ari nacyo gikoresho nari mfite gifitiye umumaro cyane mu nzu nari mfite. humura yego nuko rero nk'uko muri kureba Helena mperuka kujya kumureba nyine nk'uko bibabwiye bamwibye nicyo gihe duherukanira. Nari mfite gahunda yo kuzagaruka iwawe nkuzaniye matera kuko hari umubyeyi wakuguriye matera ntago ingana niyo bakwibye ariko mu by'ukuri Imana imuha umugisha. Imana imuha umugisha n'ubu umwe ahubwo imigisha myinshi imigisha myinshi izenguruke mu rubyaro rwe no mu bana be sinzi niba ari umugabo cyangwa ari umudamu ni umubyeyi kandi mukuru nimba ari n'umubyeyi ni ukuri Imana imuha umugisha haba mu miryango ye haba mu bana be no mu buzukuru no mu buzukuruza ndetse no ku byo yifuza byose gusa ikizaruta ikindi nkunda gusabira abantu Imana izabaha ubugingo buhoraho kuko twese nibwo duharanira turi muri iyi si kuko ubugingo buhoraho ntabwo bugurwa nta mafaranga wabutangaho iyi matora bayiba ikagurwa n'umuntu ariko ubugingo buhoraho ntabwo bugurwa butangwa n'Imana yonyine kuko irasuzuma yarangiza ikitegereza ikaguha ubugingo buhoraho ikaguha iherezo ryiza rero ngiye nkunda kugisabira abantu kuko nzi ko ari iby'igiciro gikomeye cyane. Yego hanyuma rero Helena ntabwo nabashije kuyikugerezaho ku gihe ubwo nabyo ndiseguye muri gusaba imbabazi ntabwo nayizaniye igihe kubera gahunda nari maze iminsi ndimo cyo kora naje kugira umwanya wo kugira ngo nze umbwira yuko wagiye mu cyaro wagiye kureba mama wawe umufasha harya gutera ibishyimbo. Nagiye kumufasha kugosora ibishyimbo kandi ararwaye nagiye kumufasha nari mwatwejeje mu Bugesera. Yego hanyuma rero byahise byikubitanamo gutyo cyano baba barayijyanye mbangiye muri stress ego matera yawe ikomeza gutinda ariko mu by'ukuri nari narayiguze narayibitse ahantu kari ntabwo uko iki gihe no muri aka kanya ntabwo ikimbabaje ariko matera yatinze nta nubwo ari uko watinze kuyinjiza ahubwo ikintu cyari cyambabaje ntibabukiye nababajwe no kumva umamagara umbwira ngo ucano bayitwara reka ibya cano tube tubyihoreye uracyarara hasi byari bimeze gute mu rugo bimeze gute wararaga wasasaga cya gitenge urabizi neza ko nasasaga igitenge ariko urabizi ko nyuma gato warabyibagiwe wenda kubera stress uriya mubyeyi aturanye yarangije akamutora mbabaye njyanye gatoya kari ak'abanyeshuri niko yagutije niko wari uri gushyiraho ibyo bitabo abana se bimeze gute abana bimeze gute Providence ko mbona muri kumwe mwaje kunsura mwembi ko atagiye ku ishuri oya bimbwira oya bimbwira ibya Providence ko atagiye ku ishuri ufite ikintu cy'agahinda cyangwa se cy'umubabaro Providence babizi ko yigaga njya no kumureba naguhamagaye nkubwira ibintu byamubaye harya byari byagenze gute mbana Providence yahuye n'ikibazo cyane yarabanjije ubwo yajyaga ku rusengero mu Irango ari ku cyumweru yaratashye ageze mu rugo buracya ku wa mbere ajya ku ishuri bamutoye hasi yikubisa hasi imbere y'ikigo kugira ngo abantu batazajya bagira ngo ibintu ni puraka nubona n'umwanya tuzajya kuri icyo kigo abayobozi b'ikigo n'abarimu bamwigisha nibwo bamutoye hasi baragenda baramufata bamushyira nyine mu cyumba cy'abakobwa bamukuramo imyenda baramukarabya imyenda y'indi barayimesesha bamuzana ibindi arambara namusanze mu kigo bari kumusengera ababara mu mutwe gusa bakumva n'isereri iri kumukubita hasi nagezeyo nka saa 9 n'igice umwana turamujyana abarimu baramuherekeza turamutahana mu rugo kwa mukecuru kwa mama hanyuma tumaze kumugezayo umwana byagenze gute buracya ndongera ndataha hashize iminsi 3 mukecuru ahamagara ati umwana agira akazi ati uyu mwana ntabwo nzi ukuntu bimeze ndamubaza bimeze bite ati umwana noneho ari gushaka kumwubita nagiye kwihisha mu bigori nimba hari umwana wubaha ni Providence arubaha aritanga kandi aritonda
ni umwana nabanye nawe igihe cyose mu bigunda hose mu binani nakomeje kubibabwira ni umwana wankurikiranye kuva mu bwana bwe kugeza isaha ubona angana kuriya ntungurwa no kumva mama nawe ubwiwe mama barabanye igihe kinini cyane ari umwana ubafasha bakorana ibintu byose ariko nyuma y'icyo gihe cyose umwana aragiye kumva ngo yafashwe n'icyo kibazo noneho mama akajya no kumwihisha mu bigori mu bishyimbo umwana ati uri hehe ngo nkwereke rero umwana nahise muzana ndavuga ni uko biri kose kariya gace nubwo kari nicyo kintu mubwira ntabwo umuntu abaho mu bintu byiza gusa niyo ugiye guseka hahita yitambika kandi kandi umwana byagenze gute naravuze nti uyu mwana igihe agezemo ni uwo kwitabwaho na nyina ndavuga mu bushobozi bwanjye buke mu mbaraga zanjye nkeya aho kugira ngo umwana yandagare cyangwa se nzumve noneho yaguye no mu muhanda ahantu nkamwegereye na mama wanjye noneho bimeze gutya atangiye no kubigenza gutyo bita nimagina ko ashobora kuba bamwohereje imyuka mibi umwana nahise muzana mushyira mu nzira avuga nta kindi ngiye gukoresha isengesho nta kindi naramusengeye turasenga ubona gutya mu buzima busanzwe se kuno mwana atajya avuga mwakagira imana urabizi ko atajya avuga urabizi ko ari umwana witonda ni umwana wubaha na mama byaramutuwe kuko bakundaga n'ubundi kubana najyaga amwohereza akagenda akamarayo igihe agafasha mama no mu biruhuko nkamubwira ati genda ujye gufasha mama akajyayo ibyo byategaga ko gisera arimo gukubita hasi yagiye ku rusengero gusa yaje ngo ababwira gusa ngo papa twahuye papa namubonye ariko papa nagiye kumusuhuza aranyihisha sinamubonye sinamenya ahantu yaciye ibyo byamubayeho yari yahuye na se bari bahuye agenda abwira na mama ati papa twahuriye ku rusengero ati ariko nagiye kujya kumusuhuza papa ntabwo nahise menya ahantu akira nahise mugura umwana rero nibwo mu gitondo yahuye n'icyo kibazo cy'iyo myuka mibi ntabwo nzi ngo bituruka he ntabwo nzi ngo bimeze gutya ntabwo nzi ngo niyihe mpamvu icyo gusa nakoze nasenze imana mwiza umwana wanjye aracyariho aracyahumeka kari nimba n'ubushobozi umwana aziga n'ibikanakunda zicara iruhande rwa mama we ntakunda kuko ntabwo byoroshye mama nawe ni umwe mama arwaye umuvuduko yarwaye imitsi nawe aba ari aho mu rugo yicaye nta kintu yimariye rero nawe arahangayika yahangayikira umwana yavuga ati ubwo agiye ku ishuri byakongera kumuha umuvuduko ukazamuka nkumva nawe baramagaye ngo agiye kwa muganga ntabwo rero byakunda heruka umbwira ngo urashaka kumwohereza arya mu kazi ko mu rugo nigize kubitekerezaho oya ntago Providence agomba kujya muri ako kazi umwana amwohereza mu kazi ko mu rugo umutima uranyangira neza kari ntabwo umwana wanjye nzamwohereza mu kazi oya ntuzakamwoherezamo mu izina rya Yesu urumva yanyiziritseho ndi mu bihe bibi bikomeye yewe meze nabi ngenda n'isera ari nkubita nawe mukubita anyizirikaho nanjye sinzamujugunya nzamwicaza iruhande rwanjye nisonza nzasonzana nawe nituryama ubwo se habonetse nk'umuntu akakubwira ati mumpe mwitwarire murere mwigishe ntago wamumuha umwana wanjye umuntu uzamufata muzi nkabona koko ayobowe n'umwuka w'Imana ni ikintu cyiza ashaka gukorera umwana wanjye nkabona koko ashaka kumushyira mu iterambere rizamugirira ejo hiwe heza hari icyo ashaka kwamenya mu bwenge bwe yiyunguraho rwose nta kibazo azaba afashije n'umuntu uwo nguwo azaba ari umubyeyi nk'uko nawe udufasha bya kibyeyi bitavuze ngo ni kubera kamera cyangwa ngo uri gukorera amafaranga njye ntabwo nyamamya ko ku buzima bwanjye n'abana banjye ukorera amafaranga ntabwo ari cyo kibagendera Helena rero hari umuntu ushaka kukureba reka twigarukire bitagukomeretsa utarira kandi ntabwo uri oya ntabwo mbishaka bitagukomeretsa satani yaguhaye abantu barakota we ariko ihangane ngewe nzi ko iki gisuzuguriro kizarangira kizakuvaho natwe twese Imana yatugiriye neza hanyuma hari umuntu ushaka kukureba wishimye ukavuga uti uyu munsi ntago reka ntakurira Helena hari ikintu waba uri gukora ese hari Imana yaba yarakoresheje yarakoze ibitangaza ubuzima bwawe bugahinduka ukabona akazi kuko umuntu uri kukubona Helena ukuntu umeze ufite akanyamuneza nta nubwo babona ko utaha hariya byagenze biti Helena wabonye undi mugabo bimeze gute nagushingiye ngewe Kariza rero reka nkubwire njyewe ibyishimo uyu mumama uri kukwishyurira inzu uri kumva yarambwiye ngo arashaka kukuvugisha waba ugize neza yarambwiye ngo arashaka kukuvugisha ariko mubwira ariko nta telefone ufite wabonye telefone se nizera ko wamumungirira urabizi nta telefone mfite kare nkoresha akantu nakurabizi ko ari umuntu wakantije nta telefone mfite nayo ndabona
ariko Yesu ubeshejeho ukindi oya azayigura izaboneka oya telefone Yesu azayizana ni ukuri uwo mubyeyi ndamukunda simuzi sindanavugana nawe ariko ukimara kubimbwira nagize amashimwe mu nzu ndabyina ndishima nta kindi nkora musabira ku Mana gusa Imana izamuha uburambe gira icyo umubwira muri aka kanya ndabizi aradukurikira azakumva ni ukuri icyo namubwira cyo nta kindi ni uko mukunda kandi ikindi namubwira akaboko arambura ntabwo Imana izigira ihina akaboko imuha imigisha kubera ko ari kurambura akaboko kugira ngo abantu basa nkaho bajugunywe n'abantu ntabwo ari Imana yabajugunye abantu basa nkaho bajugunywe n'abantu uriya ari kubikora kubera ko Imana yamwisigarije ikamubika kuba ariho Imana yaramushigaje kuko iki gihe n'uyu mwanya Imana yashakaga kuzampuza nawe batandatu bari kumwe igihe nabashakiye aho kuba kandi Imana izajya yururuka ihite ihanagura ikintu cyari kimwitambitse imbere amen kandi ikindi Imana yo mu ijuru nizere ko atari nanjye genge yagiriye neza ndumva umuntu ukora ibyo bintu ntabwo ari genge n'abayagiriye neza Imana yo mu ijuru ntabwo izibagirwa imirimo akora imirimo azayisanga aho azajya azahurira amen azayisanga imbere imirimo ari gukora imirimo myiza izajya imutambutsa ahantu abona atakwiye gutambuka izajya imwambutsa ikiraro kimwitambitse imbere bazajya bamutega uburoza butambuke kubera imirimo izajya ihita iza ikuraho kiriya kibi cyose bashyize imbere ye yewe mbihamya arashidikanya kuko afite ibimenyetso mfite ibimenyesho byinshi cyane ngiye kare ntabwo mba ndiho ngewe ntabwo mba ndiho ariko Imana indinda Imana yanyishije ya maguru na za ntoki ngosha Imana yo mu ijuru indinda n'uwo waje kunyiba amatora simpamya ko ari yaraje kureba wenda nawe wasanga yaraje kungirira nabi ariko Imana ihora indinda buri munsi Imana yandindiye abana ikabakura ku mwanya wa 30 babaga bagira amanota bakaba bari kuba bambere n'abakabiri Imana ishimwe iyo Mana si ikintu itakora neza nta na kimwe Imana yamaye umubiri narisigaye igenda ni ukuri Imana ihumugisha aba bantu bose ariko hari undi muntu utari kwibuka hari undi muntu witwa Mahoro wishyurira uriya mwana wawe ishuri mutoya ntabwo ndabarangiza bose barahari benshi ndabazi Imana imuha umugisha mu gihugu cya Amerika hari ibintu byose nubona telefone hari telefone ugira nakuze kugira ngo umuntu ajya kugirira neza utanamuvugije bivuze ngo yumve ari ijwi ryawe unamushimira biba bigoye cyane wowe kumushimira kuri kamera gusa bashimira rwose telefone ndayiguha ndabashimira ko ntibakagira ngo ntabwo mbashimira ntabwo ndi buyiguha abantu batagira ngo ndayiguha ni ukugutiza nuko nta telefone mfite ariko uyu munsi n'umuntu nize mbashimira ni ukuri rero rwose batazagira ngo ntabwo mba nishimye cyane mba nishimye cyane rero twari turi kuvuga twari tugeze kuri undi muntu uyu nguyu wigisha kano kana gatoya k'agakobwa kanjye hajya kitwa Gabriela ikiriho mikoro ese ko mperuka umbwira ko uzamunzanira byagenze gute Gabriela nzamukuzanira mu kiruhuko reka banze arangize examini nzamukuzanira mu kiruhuko anavugisha umuntu anamuvugisha anamubone yego ni ukuri Imana ihumugisha umuntu wese warambuye ukuboko njye harimo n'abo nibuka njyewe Mana yanjye reka nkubwire kare ibaho umugisha ni benshi ababyeyi noneho hari ababyeyi kare bo noneho si no baranagusengera bakwikorera imitwaro baransengera uzi ukuntu uyu mumama hari n'umubyeyi uzi ko hari umubyeyi uherutse gufata porosiperi akamujyana muri studio akamusohorera indirimbo izo ndirimbo ko mutarazimpa ngo nzicurange yamusohoye indirimbo ebyiri yarazirangije kuzikoresha muri studio Imana imumugisha urumva ko uwo mubyeyi muri kiriya gihe banyibaga Yesu amagara ambwira ati utitaye ku kibazo cy'uko bakwibye shaka ko uwo muhungu ajya muri studio akajya nawe kuririmbira Imana yarimbiye Imana hamwe n'uriya mukobwa Imana ishimwe ngewe yuko nubwo biba bimeze gutyo Imana ishimwe ko yaguhaye abantu bagukunda byibura se bapfa kuguhumuriza bakakubwira ati Helena ihangane ni ukuri yarabamaye rega habura reka nkubwire ijambo ry'Imana riravuga ngo akageze kamwe iyo gasibamye Imana ihita ikora kandi kurwanya haleluya inshuti imwe nikuva uzamenye ko ari Imana igiye kuzana izindi zingahe zirenze imwe kandi z'umumaro kuba inshuti si ukuvuga ngo umuntu yaje ngo arakugaburira cyangwa arakwambika gusa n'umuntu uza akakubwira ngo komera ihangane mu buzima ufashe igihe mu ntambara
ariko siko bizahora, hari ikindi gihe kiza kizaza uwo muntu aba ari umuntu ukomeye cyane. Hari igihe rero umuntu yumva umuntu yagiye kuri kamera avuga ikibazo cyo bakagira ngo abantu bose bari kubasa amafaranga abonetse ni byiza cyane, kuko amafaranga nayo atuma hanini satani atakomeza kudutsindagira mu kwiheba cyangwa kwihunga. Ariko buriya n'umuntu ukubwira ngo komera ndi kugusengera, kuko agafata umwanya agapfukama akagusengera, buriya muntu nawe arakomeye cyane. Yego. Hari abo nzi basengera ntabizi, hari abasengera nzi, hari abafashije, hari abagabuririye abana, hari abarihiriye abana bajya ku ishuri, hari abamaye abaho kuryama bari kubibona. Ni ukuri abo bose abo bose bikusanyije Imana y'ubuntu. Uzi ko n'umubyeyi wakuguriye matera yigeze kumbwira ati ariko buriya nta kuntu mwazakora ikiganiro koko mukicara mugasabira Helene imyenda. Arambwira ati ubu ngiye abantu tuziranye ati bambara imyenda isanzwe ati migufi ati Helene ntabwo yayambara ati nta kuntu mwazasabira Helene imyenda. Ati mukamukorera ikiganiro rwose mukamusabira cyagiye akimara kureba ko bakwibye, urumva muri iriya nzu yawe nibyo by'ibyo rero mubwira ko bakwibye ati kuko mwazakorera ni Helene nti noneho mbikoze banyica abantu baba bari kuntuka ati ntuzite kuri abo bantu uzasabire Helene rwose. Here abantu bakugirira impuhwe kandi here uyu musozi Imana izawukutereza. Kubera Imana kandi reka habura hari akantu kamwe najyaga nkundira Daniel. Daniel hari akantu kamwe nigize kumukundira. Wenda hari n'utundi ariko reka mvuga ko kantu kamwe. Daniel yigize kumva uruhande rumwe rw'umuntu arambamba. Hashize igihe abona utuntu tw'ikimenyetso, abona ukuri, aza kunsura. Daniel niwe wakubambye se? Daniel nyine icyo gihe yagendeye mu Kigare yumvise umuntu umwe nge watamamagaye ngo yumve ibyanjye. Ndangije nibwo namwerekaga ukuri. Aza kunsura mu rugo n'abana pe, azanye n'ubutumwa bw'umuntu yari yamutumye araza arasura. Yageze mu rugo aricara n'undi muntu wari kumwe w'umushoferi we. Uzi ukuntu byagenze, yahamagaye umuntu ntari buvuga izina, ariko Daniel ari buhita amumenya n'uwo yahamagaye. Vuba aha ngaha se? Ya? Simeruka n'amakuru. Ararwara ari amaguru. Daniel aravuga ati yewe ataho umugabo atari Imana irahari pe, ati Helene Imana iramurinze. Kandi yarakavuze ndavuga niko biri kose hari Imana. Yego. Kandi kareka nkubwire ngiye utarapfuye, uzi ukuntu nzashima Imana. Uzashima Imana. Uzi ukuntu hari igihe uzatera kamera turi kubyina n'abana banjye n'imiryango n'inshuti zose. Ntabwo nzahora ndi. Oya ntabwo uzahora uri. Kuko mfite ibyiringiro bituruka ku Mwami Imana. Yego. Ndabifite. Naho igiti cyatemwe. Nigeze kumbwira igiti nyine naho cyatemwe kizongera gishibuke. Igiti gishobora gutemwa kigashibuka kikazana ibibabi by'ibitonome birenze bya bintu cyari gifite mbere, kikanera imbuto zirenze izo cyeze bwa mbere. Urukumva kikaba igiti cy'ikinyamugisha kirenze uko cyari ikinyamugisha bwa mbere, kubera yuko hari Imana yagisutseho y'amazi kikongera kigatoha. Ibifite n'intego yacyo ishaka kugezaho cya giti kigomba kugera byanga byakunda. Ibifite n'imbuto ishaka ko zera, za mbuto kandi zikagenda zikaryohera n'abandi bose bakaziryaho, za mbuto bakazonka cyane. Rero ntukagire ubwoba ngo igiti kuva bagitemye kizapfa, mu gihe igiti batakiranduye ngo n'imizi bayikuremo. Kandi bashobora kurandura imizi hakagira n'umuzi n'ubundi usigara hirya wihishe, wa muzi ukongera ukazamukaho amashami. Kubera yuko agati kateretswe n'Imana nta muyaga ushobora gupfa kugahungabanya. Oya rwose. Uragahuha kakajya hirya kakajya hino kakajya imbere kakajya inyuma, ariko kakongera kagahagarara kemye kubera Imana yavuze. Yego. Wigize kumbaza akabazo keza wihagane, numva wagira ngo nageze mu bintu byo kwigisha. Ariko Helene uzatubwiriza abantu. Bwiriza isi. Impamvu nageze mu bintu bimeze nk'aho kubwiriza, nakubwiye ngo ufite ibyishimo mu mutima wanjye. Ndabifite pe. Maze dore ngiye no kuva kumukeka nanone, kandi nubwo mvuye kuri matora yaguze 120 bayibye, nkaba ngiye kuryama kuri iyi ngiyi. Ariko Imana inyoherereje n'iyi ngiyi ngo mbe nyiryamyeho, ntabwo yacitse amaboko. Izazana n'ibindi byinshi. N'ibikoresho wongera ubu umugore n'intebe. Inge nicara heza. Umva abana banjye nabo bicara heza kandi banaryama heza. Ese Helene banaryame mu nzu nziza. Atari iriya nkubita amavi ku nzu. Reka nkubwire. Ariko buri ari amafaranga yishyura iriya nzu, uyajyanye nko mu cyaro ntihavamo inzu nini. Mva nkusubirira mu cyaro none urankubita. Ntago mbizi. Kari mu cyaro ntago mpanga buriya. Ariko kuvuga ngo nsubiye mu cyaro
reka mbanze mbona akazi ngende wenda mvuga ngo ndi gukora nicare mu cyakoze ibintu byaranahindutse muri no minsi ya none. ibintu byarahindutse gusa hari igihe ugera mu cyaro Ibintu byarahindutse. ugasanga noneho hari no gukosoma kurenza Ibintu byarahindutse pe, ariko njye numva uramutse wenda ubonye n'ahantu wenda uzajya unihingira imirima cyane ibyo ngibyo ni byiza cyane ugahinga ukasarura, numva byaba byiza. ikintu cyose Imana ibona kigukwiriye kinkwiriye kizayihesha icyubahiro n'abana banjye bagahora bayishima nanjye nkayishima izagikora kuko nzi ko Imana itajya idusunikira mu bibi cyangwa mu bitubabaza ihora ishaka ikintu cyadushimisha tukishima kuko Imana nayo ikunda amashimwe yayo kandi ikunda icyubahiro. Hari ijambo rinjemo mwuka w'Imana, hari ijambo rinjemo aka kanya. Umuntu wese uri kureba Helene, umuntu wese wahuye n'ibigeragezo n'ibibazo bitandukanye, Helene buriya ndagushimiye cyane ubwo utari kurira. Ntukaririre mu maso y'abanzi bawe. Umuntu wese, dore ubutumwa mpaye abantu bose badukurikirana, ntimukaririre imbere y'amaso y'abanzi banyu. uzi impamvu yindi iri gutuma ntari kurira se? uzi kugira ngo urire uhagararanye n'umuntu uri kukubamba. uzi kugira ngo urire uhagararanye n'umuntu ukuroga. uzi kugira ngo uririre umuntu ari we wakwibye. ahita agera hirya agahita agenda akajya guserebura tinamuhamije akanywa ati kiriya gicucu burya ni ikigoryi. ariko iyo uri guseka naje gusanga akantu ko guseka impamvu Imana yagashyizeho kanezeza imitima yacu kakatwongera n'igihe cyo kubaho, kandi kariya kantu iyo uri gusekera umwanzi wawe nta nubwo amenya uko ubaye. ubu ngewe uko ndi gukubona umuntu uri bukubone rwose njye ndabona warasubijwe. wigize kuvuga ngo sehere ngo kumeze neza ngo ufite umugabo kare ntabwo umugabo ari umaraho ibibazo by'abantu. Uramufite se? nyine reka nkubwire nakubwiye ngo umugabo ntabwo ari we wampoza amarira narize, nta nubwo umugabo ari we wanyomora ibikomere nakomeretse, nta nubwo umugabo ari we wangarurira ibyo nabuze. umugabo yaza akakubwira ngo ndaje nkugirire neza, uwo munsi mukararana akaguhahira ubugari bw'iryo joro bwacya mu gitondo akakubwira ngo n'undi yari umugabo. ntabwo ibyo ngibyo ari byo nishingikirijeho. simvuze yuko nshaje cyane ngendera ku kabanda umugabo ntanamushaka. umubonye wagutereta akagusaba urukundo rwo kubana warumuha. umugabo uziyemeza kuvuga ngo ngewe kubw'agahinda ufite n'ibikomere cyangwa se kuri kurera abana wenyine bikugora cyane nanagufasha kurera abana, si cyo kintu ntumbereye. icyo ntumbereye ni uko Imana yangirira neza nkazamura abana banjye nkabarera nk'abakomeza. ariko Imana ibonye ibyishimiye ko ari byo byangombwa k'umuntu, ntabwo icyo Imana ugufasha kuzamuka ahaterera. Imana ibonye ko mu rugendo ndi gucamo narucamo kubera ko ndi kumwe n'umugabo. ifite inzira nyinshi kandi ifite abagabo bubaha Imana bayikoreye. izamuzane ari ibikoze, ariko ngewe si yo ntumbero ufite. intumbero ufite ni yuko ngewe Imana yacira inzira nkabona akazi nkarera abana banjye bakiga bakagira ejo habo heza, nabo bakazamenya kwiyitaho mu gihe nanjye ubwanjye nzaba ntakibishoboye. yego niyo ntumbero ufite. Helena rero nyamara dushatse twasoza n'ikiganiro kuko tuganiriye neza, ariko ndashaka kuzagushakira umunsi urumva ukazaza hano kuri kamera ukabwira abanyabibazo, kubera yuko mu bantu bazi ishuri ry'ubuzima urimo. ngewe reka nkubwire noneho abadamu n'abagabo ngenda gutegurira umunsi ikiganiro cyiza uzaze uvuge ubutumwa. ariko kubera iki Imana itaguhaye urusengero ngo iguhe itorero ubundi rimwe ngo tuzarurema nihurira n'ababyeyi tuganire, tuzarurema ahangaha kuri kamera ibiganiro byacu dushyiraho tuzategura ngiye kubipanga neza. hari reka nkubwire uru rugendo turimo turushozwa n'Imana. ntuzabone ngo umuntu arubatse ubona ari kugendana n'umugabo baseka mu muhanda, hari igihe hari n'uwaba yatiriye atari uwe bahura ntibavugane. ariko uru rugendo turimo uzi kugira ngo umugabo agusige mu rugo uri mu nzu aza kubwire ngo ntiwashashe, arabizi ko nta mashuka ahari, arabizi ko no kurya ari ikosa, arabizi ko kandi ko nta n'akazi ukora yagushyize mu bana ngo urere abana. ubundi kare umugore yasasa amashuka umugabo ataguze. ese ubundi wateka ifiriti ibirayi bitaguzwa cyangwa amavuta ataguzwa?
wakaranga se ibitahashywe. ubwo ushatse kuvuga rya jambo rivuga ngo nta mugore utazi gukaranga we mbona uko baba bafite ibirungo bitandukanye. Urumva kandi nta mugore utamenya gukaranga, nta n'umugore utamenya kwambara igitenge cyiza, nta n'umugore utamenya gusasa uburiri bwe bwiza, ahubwo hari ikiba kimwe. Ikindi kandi hariho abagabo muri iki gihe bindushye, barushye we, barushye kare, barushye ariko barakubitwa barakamirwa. Ntuzifuze kubona umugabo wababaye. Wari uzi ko hari umugabo uhaha yamara kugenda akagaruka akanabyitekera kandi umugore ahari cyane. Wari uzi ko hari umugabo ugenda akaza agasasa kandi umugore ahari. Buri cyiciro cyose hari igihe tuzategura ijambo. Nyamara njyewe ubu ngubu reka nkubwire kare, uburemere bw'ibibazo, uburemere bw'amarira, uburemere bwo guhora ndira mu kibazo n'ikigeragezo nabishyize ku rwanda. Amen. Icyo shaka ni ukuvugira Imana yanjye byonyine kuba indinze nk'abandiho, byonyine kuba ngihumeka, byonyine kuba ikindindiye umwana, byonyine. Kari reka nkubwire ibibazo ubundi no kuba yarakumpaye. Kari reka ngwere njyewe ntabwo naguhawe, njyewe nta nubwo naguhawe n'ibingi bibaza byarabaye kugira ngo nkubone. ibibazo byose ubundi ugomba kubisuzugura ukabihimisha kubiseka. Hari muri ibyo ari ngo ikigeragezo ni cyiza ngo ugifate mu mahembe, ngo ugifate mu mahembe, ngo ugifate mu mahembe, ngo ugikomeze kikuzengurutse ahantu hose, kikuzengurutse wagifashe amahembe ukagikomeza ubwacyo kizijyana. Yego. Helena rero ntarasoza ikiganiro ariko hari abamama njyewe twize tuganira ku kibazo cyo kuzakubakira kiriya kibanza. Hari umumama umwe ari muri Amerika, California, ahita yimenya, yarambwiye yigeze kuguhahira ubwashize, yarambwiye ngo azakubakira. Nawe yari yaremeye kukugurira nawe telefone, ariko satani nyine akagenda nawe amurasa. So rero uyu mama yari yarambwiye mu kwezi kwa gatandatu, bituma mbikubwira. Hari n'undi wanyemereye amabati, arambwiye ati ngo nakora icyo gikorwa, ati amabati nzayagura. Ndetse n'uyu nguyu witwa Mahoro yarambwiye ati nanjye ibyo ntibibaho, nanjye nzashyiraho inkunga yo gushaka amatafari. Bantu mwagendanye na Kariza TV show, mukabana nanjye, abantu bagasubirizwa ahangaha kuri kamera, mureke byibuze tuzasezerere Helena ari mu kazu ke, byibura agaseseramo n'abana be. Umuntu wese wumvishije icyo mvuze rwose ndamukeneye kuza kumvugisha Helena, tuzamusezerere yinjiye mu nzu ye n'abana. Afite ikibanza ariko nta nzu afite. Ndetse niba bikora, niyemeje ko nzajya mu murenge w'iwanyu tukakuvugira bimwe byo kuvuga ngo ibyangombwa n'ibiki byose bakakuremera, bakemera abantu bagatanga imiganda bagakubakira. Imana y'amahoro rero ibikore, ndetse n'aba bantu bahize uyu muhigo bazawuhigure. Erega buriya uzi guhiga umuhigo ukawuhigura n'ubutwari. Kandi Helena buriya umuntu uguha ntukagire ngo nuko abafite. Abantu batuye muri biriya bihugu byo hanze nabo baravunika cyane, bakora amanywa nijoro, baba bigomwe, baba bafite n'amafamiye bagafashije, ariko bakavuga ati reka turengere uyu muntu. Imana rero iha umugisha, kandi ndabashimiye cyane mwebwe mwese mukomeza kugenda mufasha abababaye. Icyo urushije undi ukamuhereza, Imana y'amahoro izabibuke namwe mu munsi w'amakuba. Reka dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ariko sinkubajije ku Kariza TV show, ariko mu kanya hari icyo ndi bubabaze ku Kariza TV show. Amahoro y'Imana rero abane na buri muntu wese yishimira. Helena afite telefone ntoya, turaza gupiningaho nimero ze, yaba waba uri mu Rwanda wabasha kumuvugisha, ubwo wamuvugisha mukaganira. Afite experience nyinshi mu buzima yagiye ahura nabyo, yakugira n'inama. Amahoro y'Imana rero abane na buri muntu wese Imana yishimira. Bye. Akariza TV show ni mu kiganiro byagenze gute.